Reka tugusuze wowe natwe umunsi ku wundi twifurize umugisha w'Imana, twifuriza amahoro, amahirwe atuba kuri Nyagasani umwami Imana. Hano kuri Humura Program TV ndetse na Bigirerezo TV tugiye gukora ikiganiro. Ubwashize twakoze ikiganiro cy'ibyabereye muri Mahoko, ariko uyu munsi wa none dufite umucyo nyirizina wo byabayeho ku giti cye, wo byakorewe, ayo mabara wo yakorewe kugira ngo atwihere ukuri. Reka tutajye tugusuhuza wowe udukurikira, hanyuma reka tusabe uyu duhamagaye kuri telefone, uyu directeur duhamagaye kuri telefone. Amahoro directeur. Mumeze neza? Jewe nitwa Shimimana Jean Marie Vianney, ndi umupasitoro, nkaba nyobora ikinyamakuru cyitwa Humura Program TV. Uyu munsi mu minsi yashize twakoze ikiganiro cy'ibintu byari byabereye muri Mahoko, ariko abantu ntibabyumva neza, batubwira ati ibyo bintu koko byabayeho, ibyo bintu koko ni ukuri, ku kigendanye n'umuntu wari wakoze amabara n'amarorerwa. Ariko turavuga tuti reka dushakishe nyir'ubwite byabayeho, we aduhe ukuri nyakuri. Hanyuma nyakubahwa, watangira wibwira aba bantu. Murakoze Pastor Jean Marie Vianney. Yego. Witwa Pierre Celestin Mukerarugendo. Yego. Mvuka mu karere ka Rubavu. Ntabwo uyu munsi atariho nkorera. Yego. Ikiganiro cyanyu nk'uko nababwiye nari nagikurikiye. Nubwo mutavuze amazina ariko numvaga ibyo ari byo byose ari njye. Yego. Gushimishwa n'uburyo mwabona nimero kugira ngo tujyane ikiganiro. Yego, murakoze cyane. Umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana batanu. Yego. Ndakuze kandi imyaka 51 ndayujuje. Rwose biragaragara ko umusheshe akanguye. Rwose ndumva bari byo mu kwivuga cyane niba ikindi mwambaza mu introduction. Ibyo birahagije. Hanyuma twakoze ikiganiro kigendanye n'ibintu byari byabaye hariya hantu, ndetse bitutse kuri uyu mudamu bari bagiye guha inshingano y'ubupasitoro. Ariko tuza kumenya ibyabaye muri icyo gihe ko baje gufata uwo mudamu bakajya kumuha inshingano ya gipasitoro kuri ADPR Mahoko, hanyuma bakongera bakoramo n'irindi kosa byo kuza kubatiza umugabo we nijoro wari umugatolika kugira ngo akunde ahabwe izo nshingano za gishumba. Nyuma ariko tuza kumenya amakuru ko uyu mudamu yaba yarakoze n'ibindi byaha, ndetse bitamwemerera kuba yaba n'umukozi wa leta cyangwa se ibyo bintu byose. Tuza kubitangaza, ariko abantu bari batari kuko ibyo bintu byarabaye. Tugiye rero umugisha wo kugira ngo tubone nyir'ubwite w'ibyabayeho. Nyakubahwa directeur, turifuza kugira ngo tumenye ko ibi bintu ni ukuri, ibi bintu byarabaye. Ijambo rimwe byarabaye. Byagenze bite? Nanjye icyo kiganiro naje kugikurikira ku cyumweru ahagana saa 9. Ndabyumva amazina mwavuze, ariko naje kumva uko ikiganiro giteye. Usanga ibintu byose ari igihugu kuko Oya, nimwe twavugaga, nuko twari twize kuvuga amazina, ariko nimwe twavugaga. Hanyuma ko na nimero zanyu twaje kuzibona, turavuga twebwe tuzabihamagarira. Ubu twagaye twaje kuri tere, ariko turavuga ngo reka tubahamagare, hanyuma mwebwe muduhe ukuri nyirizina. Ubundi se wenda mu magambo make yanya ko wa directeur, mumaze nk'imyaka ingahe muyobora ikigo cy'amashuri? uyu munsi tuvugana nyine kubera ikibazo cyabaye, ntabwo nyobora amashuri y'igihugu, ariko ibyo bibazo ari maze imyaka 11 nyobora amashuri. Nabanje kuyobora aho mvuka bita mu rwego rw'amashuri wa Busasamana ya kabiri. Mama imyaka 9. Hanyuma aho ngaho byabereye mu murenge wa Cyanzarwe. Muri groupe scolaire ya Rwanda
yego. ibyo byose ni ibigo bya kiliziya gatolika Mm. ariko nyine kubera ibyo byabaye n'amanyanga yaje kuvamo byabaye ngombwa ko ntashobora gukomeza kuyobora icyo kigo cy'ishuri yego. ubwo njya mu bindi. Nyakubahwa, ibintu byatangiye gute? ni inkuru ndende ntabwo byoroshye kuko nanjye kubivuga bijya bingora ariko iyo nkuru yaratambutse cyane usibye namwe n'andi maradiyo yaje kubikoraho inkuru mbese yemwe amakuru amaze no gutangwa bamaze kumva ko ntakibura iryo shuri abantu ntibazi ko ntakibura iryo shuri kuko bumvaga nyine ari ikibazo ngo bamaze ati umuntu aracyariho aracyidegembya n'ibyo yakoze ariko baje gutangazwa nuko nababwiye ko kubera iyo mpamvu ntakibura iryo shuri arishyira byumva. Rero hari mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yego. twari turangiza umwaka w'amashuri ntabwo ari nka none umwaka w'amashuri urangira mu kwezi kwa gatandatu yego. umwaka warangiraga mu kwezi kwa cumi na kumwe kuva mu kwa cumi twararangizaga mu kwa cumi na kumwe tukajya mu bihugu yego. so ubwo nariho ntegura nari nasabwe n'akarere ka rubavu n'abayobozi b'amashuri bose ko bitanga amanota y'imihigo ku bakozi turabikora umunsi noneho kugira ngo umukozi baze basinya amanota yabo yego. baraje kore baraje gutanga amanota y'ikaba twakoze bari mu kubanza baraza benshi baraza barasinya amanota yabo barataha yego. ariko uwo mugore yitwa Marie Claire. bararikunze Yego, ni bararikunze Marie Claire, ibyo ndarizi. ariko yitwa rwose Yego. we ntabwo yaje kwitabira ku gihe yaje akererewe. kumubaza kuri telefone impamvu ataje yaza kumbwira ngo ari mu nzira araje kandi byari bigeze nari nababwiye ko bahagera mu masaha atatu kubyo bigera saa tanu abantu basohoje icyo gikorwa tugataha ariko we naramuhamagaye mu masaha sita ambwira ko ari mu nzira aza cyakoze ahagana saa saba koko yageze ku kazi araza aca muri sekretariya y'ishuri birumvikana binafatanye n'ibiro by'umuyobozi w'ishuri birumvikana sekretariya ibifatanye n'umuyobozi w'ikigo. yego. noneho ubwo sekretariya amubaza niba ndimo aramubwira ati yego arimo arishyura noneho mpamagara sekretariya ko azana fishe y'imihigo ye bagasinya amanota ariko mbona ntabwo ashaka gusinyira amanota ye yari yatsinzwe se? 79% rwose niwe yari yagize. yari yagize 79%. Ndetse yari yanze kuyasinyira kuko yabaye make. ntabwo nzi impamvu kuko kugeza n'uyu munsi nkibazaho ntabwo mbona igisubizo ntabwo byoroshye kandi byarantunguye byarantangaye. so yaje kudasinya naragenda sishima ku biro nyine agenda agaruka agenda azunguruka ubona mbese atabirimo ariko finalma yaje kumbaza ariko atigeze yibaza ati kuki wampaye amanota yashaka se umuhangara aho yaretse kuki naguhaye amanota sinaguhaye amanota kuko nyine niyo wakwiriye nose ubundi amanota directeur niwe ategura wenyine oya ategura nyine bari muri rusange cyane ko hari imihigo tureba yagezweho ni iyihe itaragezweho ni iyihe yego ugenda reba yego ntabwo imihigo leta yo yategura wenyine birumvikana cyane ko n'abandi bose barayasinyiye barataha rwose niyo wenyine bagusigaye agira rero akango n'umwe ati amanota yanjye kuki mwamaye kuki mwamaye ubwo yari prefete de discipline yego ndabubwira ni
ntacyo bitwaye. itegeko riravuga ngo niba wishimiye amanota wishimiye yasinyiye, niba utanayishimiye yasinyire muri gomenti, uburyo ko utayishimiye kubera impamvu ushyiremo impamvu utayishimiye. Arabyanga. washakaga angahe? ati ntabwo bikurenza aya ngaya, ntashaka na 90. none se niwe uyiha? nicyo kibazo nicyo ngiye kuvuga. kuba ari igihugu kwihorera bakora icyo guha amanota. Yegora. arambwira ngo wagombye kumpa ngo nareze ngo daheri ngo ushaka akazi ngo ntabwo ushaka akazi ku buryo wampa amanota nk'aya ngaya. oke ushobora kuwukanusha nyine. nanjye ntabwo ari igihe wiha amanota ntiwasanga nanjye barayampa. wasanga nyine azapfa ari munsi yawe. yasinyira ntabwo ndabyanga. ageze aho igipapuro yari afite, noneho niba udashaka kubikora rero wambere iki gipapuro noneho nkarubika nkandika ko wanze kuyasinya. yego ntacyo bitwaye. arabaza igihe ndava hano nsinyiye amanota. rero yasinyiye ndava hano nsinyiye abimpaye ari nabwo mpaye nanjye. urumva ko byatangira kuba impaka. byatangiye impaka gutyo. byahise impaka cyane. ubwo nibwo yafashe urupapuro icyari 79 yandikamo 80. n'ikaramu. arabyandika gutyo. n'ikaramu. n'ikaramu ye. yamaye. akibyandika. none se ubu ntabwo mwakoresheje imashini? oya tuyikoresha n'ikaramu kuko ugenda ukoresha ikaramu. ugakora noneho samariya y'abarimu rusange. ariko uko izo mpapuro zo n'ubundi zisigara muri karasoma. muri karasoma y'ishuri. yego. kuko twe dutanga ntuza resume. yego. y'amanota y'abarimu bagize muri rusange. yego. kandi n'abarimu bohereza impapuro. noneho yaza arambitse ku meza ndazifata zishyira mu kabati kanjyeho nari nicaye. we ntabwo yari yicaye rwose nk'ushaka serivisi. yari ahagaze. maze kuzifata niba yatekereje ati buriya ikibazo kigiye kuba kirabaye. ati kuba bisize impapuro nkaba nihaye amanota n'ubundi wenda ibyo yatekereje ntabwo mbizi ntabwo. ntawapfa kumenya ibyo yashyize mu mutima we. yatambutse aho yari ari noneho asanga aho yari yicaye. ngaho izo mpapuro n'ubundi harimo ratire ziri z'amaforomere zitanditseho zo kubitegura hanyuma ngo ukore muri izo ngizo. ntabwo ari ubikora. hanyuma wazisinye urazimpaye kazibike. abanyarwanda nyinshi rero ngo reka mujye ko niteguye nk'urugamba cyangwa defanse. ndavuga ni madamu ushobora gusohoka cyangwa utasohoka murenge kwisohokera. njyewe ngasohoka nkigendera. ugasigara na biro. ati ntabwo uva hano. ngaho de. ucyakoze amahirwe ubwenge bwanjye bwatekereje byinshi. isigaye iriho buri munsi. cyakoze sekretariya yari ifunguye, serivisi zaragiye, ariko n'abategereje serivisi, ababyeyi n'abanyeshuri bategereje serivisi hanze. naho ibyo natekerezaga atari kubitwaza cyane. narahagurutse nyihaguruka abafashe mu ikoranyije n'ambaye ishati abafashe mwishimwe. niki cyabaye? sinatekereza ikibazo kiriho. wenda atonganye n'umugabo cyangwa ahuye n'ikindi kibazo. tukabisubiramo. yamaye. nibwo rero navuze ni ushobora kundekura ntabwo ushobora kundekura. fata akaboko noneho cyakoze ndagasunika mbona arekuye hejuru. agiye kura hejuru rero. abakingiriye hasi. yambaye gada. Regiteye ibintu birakomera kuri kibara. wabyumva ibi bintu yako. nari nambaye ishati y'ubururu. n'ipantaro ya kuba kaki. ariko zimwe zikuruka. yego. afata uwakeka ko afashe ibyo yatekerezaga. ariko we yafashe ipantaro uko iri nini agira ngo ni ibyo yashaka byafashe. nibyo yafashe. ariko ndakwihorera. arakurura. urashobora kundekura. yamaye. ishwi. amaye. ndavuga rero ikibazo kibaye ikibazo.
Mhm. ngiye gufata telefone byibuze ngo mpamagare we noneho akomeza kugurura ambuza iyo telefone ehe finama abari hanze bati nyamara hano hari ikibazo bari kubumva muvuga hano hari ikibazo ubwo sinzi uwari ushinzwe amasomo yari kuri primary hepfo ikigo nayo baganye ni primaire na secondaire birumvikana GS gahunda ya trevi ya basic education yego noneho bahuye bazamuka icyo nakuze nawe ni kamere ntabwo afite ingufu ku buryo yakomeza gufata cyane ko we yarazi ko bifasha ko ikindi yagufasha yakurangije ibanga ryanjye nari mbizi ubwo naramusunitse ndisukuza kitajya hanze kijya hanze sekretari yarageze aho ngaho n'abandi ndavuga rero sigara hano mfunge biro nta kintu sishyura muri ibyo biro mpereza kontakte nari mfite moto mpereza kontakte mfata moto yewe ndagenda yego ariko mu kugenda ndavuga ni kamera uyu mugore ikibazo afite ni iki ngiye nkomeza gutekereza bya bintu yego nawe kumbe ntabwo nari nzi ibyatekerezaga n'ibyaraye ariko mpamagara wari ushinzwe amashuri yisumbuye yego mu karere nyamara ariko nubwo ntashingize ikibazo ndamugize gutya na gutya na gutya niho washinzwe disipurine ndabyibuka yitwa nora mesitage ahubwo se nyine nanjye ndi kwibaza umuntu wano watwumva yakibaza ngo umuntu ushinzwe disipurine ibintu yari akoze birimo disipurine mu buzima bwanjye nibwo nari mpuye ikintu ngicyo ngicyo sinigeze ntagaragirwa ariko diregite naguciye muri byo uvuga uwakumva iki kintu ashobora kuvuga ngo wenda ku cyagiye asisiraga avuga ati muri amanota 90 ngewe nekereza ko hari wenda yaje wenda hari icyo agamije ko muri buze gukora ukamuha amanota kugira ngo nawe uze kumukorera cya kintu wenda yifuza ibyerekezo mu mutima ntabwo mbizi ariko burya umuyobozi nyawe niba ufashe icyemezo hanyuma ukagisubiraho kandi icyo ufashe cyari cyo aho ngaho utekereza nta responsibility waba ufite rwose cyane rwose ntabwo nega ku byo nakoze ngo nongere nikuguruze ngo kubera ko umubwiye gutya nditaye ku byo witwaye cyane kuko kugeza ubu ntabwo nari impamvu yabikoze so yambwira ati uratekereza dore ni kuwa gatanu ejo ni kuwa gatandatu ku cyumweru tubara kuwa mbere dushobora kuzamenya aho biva n'aho bigana tukaza tukabikemura tukareba uko twabikemura yego naratashye kuwa gatandatu biragera aho natahaga n'ubundi naho nakoreraga aho ntuye aho nabanje kuri ibusasamana ni hafi ya paruwasi ubwo nagiye kubabwira ko ndi n'umukristo gatolika nyine yego uri umugatolika nanayoboye icyo kigo byesuru yego kuko nari umukristo gatolika nari mfite impande ebyiri n'uburijwe na leta ariko noneho biba byiza ko nagiye ku kigo cya kiliziya gatolika ndi n'umukristo gatolika birumvikana n'indangagaciro za gikristo ndetse n'iz'ubunyarwanda zose wari uzujuje sinzi niba nzujuje ntabwo wijija ubu twe twatangiye kujijija kuko izo kuba utajujuje wari kwemera icyo agusaba ukakimukorera nawe ukamuha ibyo ashaka ntabwo nari nyizi ariko ntabwo nari icyo asaba icyo gihe ntabwo nari mbizi wari mu rujijo bigeze ku cyumweru njya gusenga mbona n'abapadiri ahitwa twagomba kuvugana bati ni kuwa mbere uzemere yuko ujya ku kazi turangize ibyo twavugana cyane rero mpageze padiri ati ahubwo se waje iki hatari umudamu waje aha ngaha ngo wazanye ibarwa ngo wamusagarare iki ngaho da ugiye basagarira umugore se ngo yego ati ngo nawe namubajije yagusagarire se mwapfuye iki yego ati madamu ati uriya ahubwo nta bintu urimo yatumye wanga gusinya none ukaba witwa akaba uje kurega yego ati muzi ko ibyo byabaye serivisi twari kumwe ejo ntacyo yigeze avuga none wowe ni wowe uvuze ari ndamubwira musobanura nk'uko mbasobanuriye yego ati buriya rero ahubwo itonde ati buriya hari impamvu iri inyuma y'ibi ngibi iyo ibyo twavuganye rero nabwo ibihe yego
waho ngaho narindi yego n'ubundi kuva Busasamana n'ubwo nimutse nari mfitanye ibibazo nawe y'inzego z'ibanze murabizi yego simbizi nuko hari ibyo rumba numvikana nabo birumvikana umuntu ashobora kubwira ikintu ukumva kugikora kitajyanye n'umurimo wawe yego n'uwo muyobozi hanyuma baramuzana hahandi ukorera cyane yego yego ati rero ubwo bipanze yanditse ibaruwa kandi ni kopi pour information yaduhaye yandikiye umurenge buri kibazo cyatangiye kuba ikibazo uwo mugore wese wandikira umurenge yandikiye umurenge amenyesha paruwasi yego nanjye ubwo icyo nakoze ngo tugiye kuwa mbere ni uko noneho navuze ibyabaye nanjye nandikira umurenge menyesha paruwasi yego nyuma gatoya kuko buriya twebwe iyo ufite segondere buriya mu mategeko primaire biri mu nshingano z'umurenge segondere ikaba mu nshingano z'akarere yego hano abantu batari kugoya andikira akarere kuko n'ubundi ufite na segonderi urandikira akarere aha mbikora ndategereje nasabye n'akarere ko kaza gukemura icyo kibazo bakagihanduringa bigera mu kwa 11 ntacyo baravuga ahubwo icyaje kuba ubwo mugikorana tugiye mu biruhuko nibyo yego mwari mugiye mu biruhuko nibyo ko wowe wajya ku kazi nibyo birumvikana ariko hagati aho burya hari inzego zikora neza yego ariko zigakomwa mu nkokora n'urundi rwego hagati aho ndabyibuka diyoseze yaje kumpamagara yego ariko birumvikana nawe yari yatanze ibaruwa ngerayo ariko namenye ibyo ari byo bagera kuri diyoseze kushe n'ubuvuzi gatolika arambwira ati umudamu waje batanze ikibazo ariko umudamu nawe ari gatumwa kabisa yari gatumwa cyane ese ari hehe ati numvaga hari yatubwiye ibye aho tugushize nawe turaguhamagaje uko bimeze ndababwira yego maze kubwira icyo koze niwo nawe ntabwo ariko ati bivuze nawe nabwiye umugore ati uwo mugore we ntabwo ari ubwitwazo wagize ubwaro bw'ibyo wakoze ukabona ko biragukoraho ukaba uba nyambere kuza gutanga ikirego yego noneho baranambaza ati atariko yambwiye ko ati yatangiye kwitwaza ngo impamvu wamuhaye make ngo nuko ngo wamusabye ngo ko musohokana ngo akabyanga bakamusaba ngo ko muryamana ngo akabyanga ese nari gusaba ko amagambo ngo wamuhaga ngo SMS nazizana rero nabwo bamaze gushyira amashuri baturika ibyo byose uramamagaye umwunguye ibyo nandikirana nawe ndabifite kuri telefone ntabwo ibyo byose ntabwo nabihanaguye ntabwo nabisibye ngiye kujya muri nuza muri SMS nandikiranye nawe hagati ndarimo aranye nawe umwaka ntabwo tumanye igihe tutambita kuri Kanzenze ndarimo aranye nawe umwaka urumva SMS zari zikiri mbisi zose dore ngizi nazifite ugasanga ahubwo nyinshi ari ukumukemura ko wakerewe byageze bite ko wasibye ese urasanga ari ibyo by'akazi gusa yego reka zigure forward nzikoherereza usome ugazifite azigushye nawe aguhe izo twandikiramo nta kirindi muvuge yego ati nanjye nabimubajije barambwira ngo none wowe ufite umugabo ngo yangira ngo SMS nk'izo ngo nkaba zifite none se padi niba none yazihanaguye none ikunde iki ko nta proof afite no muri MTN zibamo yajyayo ndabona ntekereza ahubwo azimaye ntiyazihanagura ufite umugabo
aho umugabo afite umuyobozi hariya umereye nabi nyakubahwa padiri ibyo akora ariho arasamba yagure ni uko byagenze ni uko nguko yego arambwira ati taha amahoro rwose itahire amahoro. Ariko dusubiye inyuma gato, uyu mugore yari umwadeperi. aza nk'umukristo gatolika kuko naho yaraturutse n'ubundi GS Kanzenze naho ni ikigo cya Eglise Katolika ukina ari gukora mu Katolika ko niba mu paruwasi twayijyanagamo sinigeze menya ko mu adeperi cyangwa ahubwo urumva n'ubundi ubwo urumva ahubwo yari umugatolika ahubwo ni umugatolika rero ahubwo kuko urumva n'inama urumva ko n'inama zose azitabiraga. ahubwo urumva yari umugatolika kuko urumva ko n'umugabo we n'ubundi ni umugatolika. Yego ahubwo warumiwe twibuka ko byari 2019. oya rwo bwihorere banashaka no kwiha umurongo ariko bayawutanga natagatanzwe no ku karere noneho babiri. Yego nta kindi bakoze nagiye kubona ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2019 mbona lettre de suspension de 6 mois ya mezi 6 ngo kubera ngo narwanye ngo ku ishuri none sabwo ni barwanye ngo nicyo nibashije yararangiye avuga reka ntegereze reba uko biri ngo kuya ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ubunani mbese bw'ibihumbi 2020 ubwo natangiye nabi. Yego birumvikana urumva wari umaze kubona akazi uhagaze noneho nkabona procedure yo guhagarikwa ntiyakurikije nza guturirwa ku karere za procedure nibazaga bazikora umunsi ngo nitabye discipline y'akarere ari baro imaza ibisobanuro ubwo mbita nandika ibisobanuro byose babikoreraho kandi nitabye discipline umunsi umwe rwose yego ni igikomere mfite ntashobora kuzakira kandi ariko Imana nzi ko ihorihoze izabikora. birumvikana ubwo nyuma mu kwezi kwa kabiri itariki 25 yego mpagarika burundu nkabera ariko umunsi nabonye mpagarika burundu ngo nibwo haje nanone wari ihagarika umudamu nawe ngo mezi 6 nawe nyuma y'ibyumweru bibiri imuhagarika burundu nawe ibiraje dutakaze gutyo donc ni ukuvuga ngo mwese babahagarikiye kimwe. None se ubwo kuki ubuyobozi butashatse ngo burebe urengana ari uburenganura? Bagomba kuguhagarika uriya mugore bakamureka. Yego nawe uburana n'umuhamba. covid iraba ibibazo ariko ndihangana nizera Imana yanjye ariko uyu munsi ndacyariho kandi umuryango wanjye ndawutunze. Yego birumvikana ariko nyine amakuru yariho nyine akambwira ko umugore afitanye ubucuti n'uwari gitifu umurenge koko cyane bikomeye n'ubwo kugira ngo ubucuti koko gitifu tutumvikanaga biba ikibazo ariko amahirwe nuko n'umugitifu umurenge yaje kugenda nawe bamukuyeho atashye rwose nawe yaratashye. n'ubwo natashye ubundi rero igihembo cy'umunyabyaha ni urupfu
nawe yagomba kugenda kuko ibyo yakoze bitari bikwiriye rwose cyane. Wari ukuriye akanama kadusubiriye ku karere nawe waratashije niba n'igihe atahanye ariko niba aricyo yatumye ataha ariko oya nawe ntatahe kuko nawe yakoze amakosa arataha. Muri rusange abarebaga n'iyo dosiye bose bayigizemo uruhare. bose Imana yarabakubuye Rwose baraguhemukiye, Imana agomba kubakubura nabo. nuko mu magambo make byagenze kaba kugeza n'ubu kugira iyo bisubiye inyuma nkabitekereza ndibaza u Rwanda ko rugira ubutabera ko rurenganura buriya ntabwo babona ikibazo ariko narengere ntabwo nabonye igihe cyo nabisobanurira cyane nkavuga niko twari turi muri covid barafata barangiki oya reka muri iki kiganiro tuzi neza ko abantu bose bazacyumva muri iki kiganiro kuko ibi bintu byatangiye tujya kubisohora. Ibi bintu byatangiye kuri uyu mudamu aho yagiye kujya mu nshingano za gishumba ndetse babatije umugabo we nijoro, bamubatiza nijoro. Ibi nabyo bigaragara ko ya manyanga bakoraga kuva kera na n'uyu munsi bakiyakora. Aho ibaze kujya wowe ko wabaye umukristo gatolika wari wabona aho umuntu abatizwa nijoro? Bamubatije nijoro kugira ngo uyu mugore akunde ahabwe inshingano. Ahubwo ubu tugiye twajya dusuzume turebe kuko uyu mugore nawe wasanga atarabatijwe, ahubwo yaraje nk'ikimanuka nawe akidundamo abishushanya. Ubwo bivuze ko niba atarabeshaga iwanyu ubwo yabeshya ADEPR. Hari aho yabeshye hamwe muri aho ngaho. Bishatse kuvuga ko ya manyanga n'uyu munsi bakiyakomeje ndetse ahubwo abantu bakwiye kubyitondera. Ibi rero ngiye no gusoza kugira ngo tukureke. Reka tuze gusaba ubuyobozi ubwo ni mu kahe karere? Ni mu karere ka Rubavu. Turaza gusaba abayobozi b'akarere ka Rubavu iki kibazo bongeye bagihere mu mizi, nibura bakurenganure kuko ahangaha bigaragara ko warenganye. Ubutabera arega bureka bwe directeur isi yabaye umudugudu. None se aya makuru ko ngiye no Kigali uje nawe wonye gute? Hari ubwo se nigeze guhamagara icyo gihe? Yego. Yego. Iraza. Ni wari wari icyo gihe? Yego. Yego. Uduha amakuru. Yego. Yego. nagerageje kuyishaka akavuga ati rwose ati icyo gihe naramufashe kuko ati umugabo naramufashe ati arambirika ngo hasi ati nkomeza kumufata ati ngeze ubu namuzamukira nubwo yari kugira nuko yavuze. Iyo video naje tuyishakisha hano iri turebe ko tuyibona. Yashaka none yashaka ko kwica. Aragaja. Birumvikana kandi ugomba kwirwanaho.
nacyo cyabaye ikibazo ngo natumije ngo itangazamakuru ngo none ngo niwe bari bafite ngo bagiye gukora gahunda. Itangazamakuru se hari ibyo noze ku murenge ku cyo babasinye nibo barizanye. None se n'igihe washyize itangazamakuru. Soko Nyuma yaho rero mbonye byanze bitabaje n'igihe. Ndibuka niko adivayisa. Yego. Yitwa Thomas ndanamuzi nananyumva. Nawe yaramubwiye ngo warega wajya gute ntabwo uteze kuzabona ubutabera. Ntabwo watsinda akarere ati kumenye ko uyu munsi n'amajwi yenda yafite ndumva yafite. Ati uyu munsi muzi neza ko bavuga ngo uzashora leta mu manza akaza kuzitsindwa azirengera ibizavuye muri urwo rubanza bitavuye muri leta. Ati ntabwo rero akarere kakwishingira ibyo ngibyo. Ose waba ari uwa mbere utsinze leta. Yego waye kupindojeje maze urubanza nawe birebye nawe waruca. Yego Umucamanza atararuca nawe waruca pe. Kuko hari n'abavuze ngo ibibazo byabereye hariya byose nyirabayazana ni uwo mudamu wateze literi mu biro bye akamuhohotera cyane. Kuko urumva omfete n'ubundi wowe icya mbere bigaragara ko umuntu yagusanze muri ofisi. Ni wamusanze muri ofisi ye. Kireka wenda yenda ko muri ofisi ye. Aho ngaho niho hakaba harimo ikibazo gikomeye. Ariko barangije ngo kubera ko ngo yihanganye ngo ngaheka umudamu ngo ko narwaye. Nanjye ngomba gutaha niko urukiko rwabivuze. Nkibibona nahise mbihirwa ndataha ngiye gutangira ubuzima bwanjye bushyashya nakora. Yego. Ariko urumva ibyo byose ibibazo babatera buryo bafite umugore urumva umugore amaze kugira ikimwaro ntabwo yavuze ko yavuze icyabiteye neza nyirizina. Kuko ngo naramwatse aranyima mwaka kandi maze birabura ibyo ngibyo. Umugore wawe ashobora ati wasana ko ari byo. Ntabwo nzi icyo umugore atekereza ko ari umutima twakomeje kubana nta kibazo birumvikana. nawe mwisobanuro birumvikana ariko amagambo yasanze aba ari menshi. Aba ari menshi cyane. Wasa ikiruka n'umuntu ni ikintu gikomeye cyane kirakaze. Ni ikintu gikomeye kugeza umunsi Pastor Jean-Marie yego kugira kiratinda byakira nko mu gihugu cy'u Rwanda nk'iki ngiki nemera nakoreye nagiye byose ari kiliziya nkayikorera ari leta nkayikorera nkakora buri kimwe cyose ariko iki kintu ni igikomere ni inamba ntabwo birumvikana ko ari igikomere cyane. niyo nagira ubundi buzima rwose buruta n'ubwo nari ndimo ariko agakantu katakemutse biri kujya hagaragara. Yego. Ibi rero bigaragara ko ubutabera bukwiye kongera. Ntabwo wongeye kugira ngo ujurire. Warabyihoreye. Oya nta kibazo. Directeur ibi bintu uko byagenda kose twe tugiye gusengera Imana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kandi nanone burya Imana yo izi kurenganura abantu. Ndabizi neza ko hari igihe kizagera Imana ikakurengana ubwo twe tubona ko byakomeye wenda cyangwa se byarenze urugero, ariko hari igihe Imana izashira ukuri ahagaragara kujya hanze. Oya birumvikana. Icyo kintu rega ni ikintu gikomeye. Ni icyasha. Kibagara ni icyasha ni igisebo ni buri kimwe cyose ariko none nyibona irera nkuru nazo ariko tubanza umugani icyaha kitazima gikomeza kikagira. Oya icyaha ntabwo ushaka kuzima kuko buriya ikintu cyose kigenda kigaruka uriya mugore yakoze amabara. Izamutwika ahubwo. Cyane. Ya, reka tugushimire. Murakoze ku mwanya wanyu mwiza muduhaye. Kandi niba ngombwa agiye tuzaza tugusure naho ngaho. Amahoro y'Imana bane nawe. Yego. Ya, mwamaze kwiyumvira rero uko inkuru iteye. Reka mbabwire mwabavandimwe mwe ko ibintu ari ibintu bikomeye cyane. Ikigaragara nuko uyu mugore
bigaragara ko atari umwadeperi. Uyu mugore bigaragara ko uyu mugore atari umwadeperi. Ikimenyetso cya mbere kigaragara ko atari umwadeperi nuko umugabo we ari umugatolika baje kumubatiza nijoro. Rero n'ibi ni ikimenyetso kitwereka ko uyu mugore ari umugatolika. Ejo nahoze mbivuga mu biganiro nagiye nkora mbabwira ngo ADEPR nimutareba neza muri iri sengerwa rigiye kuba ribi kuruta isengerwa zose zanyuze imbere yo muri ADEPR mu buyobozi bwose. Kuko iri ngiri niba n'irindi sengerwa ryose ryabaga abantu babakuye muri paruwasi ariko bafite ubuhamya bwiza, hanyuma ni gute mwajya gusengera umuntu leta ubwayo yo yamaze guha igipapuro kitamwemera kongera, afite ubusembwe bwo kudakora akazi ka leta, hanyuma na ADEPR mushingira kuki ku muntu nk'uyu udafite ubuhamya ndetse bigaragara ko ari n'umugatolika? Nimutubwire namwe. Twabivuga mukaza mukirakaza ngo twavuze itorero ryanyu, ngo twavuze idini yanyu, turaje tuyivuga, ahubwo noneho nimushaka mwiture hasi cyangwa se muhirime. Kuko ibi bintu byo gusengera abapasitori nta muco urimo, nta gakiza karimo, nimushaka muriri. Turabivuga kuko ibi ngibi bigaragara ko mwokagira Imana mwe, ibi bintu nta muco urimo rwose habe namba. Jeshoje ikiganiro, mushoje ikiganiro, abantu b'imbahoko, abantu bo muri kara karere mutwandikire komante, abantu bo mu karere na mwarenganura uyu mudiregiteri mukamurenganura, kuko burya byanga bikunda bavandimwe, ibi bintu nagahomamunwa. Nibi bintu bimeze gutya kaba ari agahomamunwa. Umuntu bamuteye muri ofisi, umuntu bamuteye muri biro, murangije muraceceka ngo rwose umuntu bamufashe ibintu, bamufashe umugabo iyo si bamwica. Uyu mugabo mwashaka ko baza gapfa kugira ngo maze murenganure. Ahubwo umudiregiteri ni umwana mwiza cyane. Uzi ko yaza ko ari inkundi yo kwamukura amenyo. Uyu mudiregiteri ahubwo ni inyangamugayo, ni umugatolika wuzuye, ufite indangagaciro, w'umukristo wamenye Imana, wakoreye kiliziya, agakora n'igihugu. Ibi rero umuco ukwiye gucika. Nta bagore mo ni muco wo kuza gufata ibintu by'abandi. Niyo wari waje watokombeye, waje ushaka ngo uncence yawe ntayashaka, yasanze ibice, genda y'uwo mushumba wawe niwe uyishoboye, naho diregiteri we ntabwo yayishobora rwose. Imana ibamugisha. Reka nsoze ikiganiro mbashimira, ngusaba ngo ukore subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Amahoro y'Imana bari nawe, kandi ikiganiro gikomeye cy'Imana kigugote kikuzenguruke. Shalom shalom.